Reka nkwisubize nanone mukunzi wa Brown Magazine ndagusuhuje wowe aho uri hose haba mu majyaruguru haba mu majyepfo iburengerazuba ndetse n'uburasirazuba ndetse wowe uri mu mujyi wa Kigali ndagusuhuje kandi nanone ndasuhuza wowe ukurikira Brown Magazine wibereye hanze y'u Rwanda. Amahoro y'Imana agere kuri wowe aho uri hose udukurikiye. Aka kanya rero ntago ibintu ari neza, ntago nzanye inkuru ishimishije, ni inkuru iba igisohoka, ni inkuru iba ikimara kuba, na amakuru ababaje nkuzaniye, ni inkuru nanone ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru idashimishije nkuko nyine uhise ubibona ku mutwe w'inkuru, ni inkuru idashimishije na gato, aho umugabo ndetse twavuga ngo umunyapolitike ukomeye cyane mu iki gihugu cy'u Rwanda, ngo nta wundi ni bose ni bamwe Aime, mu kanya kashize ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu 2020, bose ni bamwe amaze kwitaba Imana mu kanya kashize, nkuko tubikesha urubuga rw'itangazamakuru cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu iratangaza ko uyu mupoliticiye cyangwa se umunyapolitike, the politician, bose ni bamwe Aime, amaze kwitaba Imana mu kanya kashize rwose. N'uyu munsi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Iki gikomeje kubabaza abantu hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze, dore ko uyu mugabo yabaye umunyapolitike ukomeye cyane. Mbese muri make ubu ngubu icyo yarashinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe cyangwa se kugorora inzererezi, niko twabyita, cyangwa se Rwanda National Rehabilitation Service. Icyo kigo nicyo yarakuriye rero. Murabizi abantu bagiwawa, abantu bajyana kwa Kabuga, abantu nk'abo ngabo. Icyo kigo rero bose ni bamwe Aime nicyo yarakuriye. Rero muri make wenda dusubiye inyuma ho gatoya, uyu mugabo tuyenda duciye mu bigwi bye gakeya, mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru hari mu mwaka wa 2012, bose ni bamwe Aime agirana n'ikinyamakuru igihe.com. Bose ni bamwe Aime yatangaje ko yavukiye mu murenge wa Gisenyi, mu murenge wa Kanama. Icyo gihe yari afite imyaka 42, ubwo bivuze ko ubu ngubu yitabye Imana afite imyaka 50 gusa. Akaba yari afite impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu buhinzi, yakuye muri kaminuza ya Kisangani. Akaba rero yari yarashakanye n'umugore we nyine wita Sifa Gloriose, bakaba bari bafitanye abana 4. Mu mirimo rero bose ni bamwe Aime yakoze nk'umunyapolitike ndetse yakoreye igihugu. Bose ni bamwe Aime akinjira muri politike yatangiye kumenyekana ubwo yari umuyobozi mukuru cyangwa se umuyobozi w'akarere, abo twita meya. Yabaye meya w'akarere ka Burera mbere na mbere, nibwo yatangiye kumenyekana. Yabaye meya w'akarere ka Burera. Nyuma yaho akimara kuva kuyobora ako karere ka Burera, nibwo yahise agirirwa icyizere cyangwa se agirwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru kabisa, wamenyekanye cyane ndetse na n'ubu, nyuma y'uwo twita wenda Boniface Rucagu. Ndumva mu ba guverineri babayeho undi wamenyekanye cyane n'uwitwa bose ni bamwe Aime. Uyu rero niho twavuga yabereye umunyapolitike mukuru, akora impinduka, azana ibintu bigiye bitandukanye mu ntara y'Amajyaruguru. Baramukunda cyane, baramukundaga kubera ukuntu yakundaga gusetsa cyane mu mvuga ruhameze. Ni umuntu wakunda gusetsa cyane ndetse agakunda abaturage nabo bakamukunda. Yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero, akorera igihugu mu bihe bitandukanye. Nyuma rero yuko avuye kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru, yamaze igihe gito nta kazi afite. Uwo twita bose ni bamwe Aime nibwo mu mwaka wa 2017 nibwo yongeye guhabwa akazi, akagirirwa icyizere, ahabwa kuyobora urwego rw'igihugu rushinzwe kugorora ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe inzererezi, cyangwa se icyo twakwita Rwanda National
rehabilitation services. Ubwo rero ni inkuru ibabaje cyane, gusa icyo twavuga ngo ni u Rwanda ruhombye umunyapolitike cyangwa se umuntu wari ukomeye cyane, ni ikimenya bose yarazwi cyane hirya no hino, cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru, ni ahantu yiyubakiye amateka ndetse na CV ye. Ubwo ikindi twavuga ni ukuvuga ngo ubu ngubu yitabye Imana afite imyaka 50 gusa. Ubwo rero wenda ikintu nakubwira nka Brown Magazine, ikintu nakubwira ni uko kugeza ubu amakuru y'ikintu cyaba kishe bose ni bamwe ntago aramenyekana. Gusa tukubwira ko anytime amakuru y'icyamishe yatugeraho, natwe duhita tuyaguheza byihuse ako kanya. Reka tubwire umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange n'abandi bamukundaga ndetse natwe twamukundaga, of course nanjye ndimo. Reka tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo. Murakoze cyane rero, mwibutsa kugira ngo ukore subscribe kuri channel yanjye Brown Magazine.